Umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ni umwaka benshi bumva amarira akazenga mu maso. Uyu ni umwaka w'irangira rya muntu uwo witwaga Umututsi. Barabatsembye karahava, bicwa nk'inzige ndetse banahigwa bukware. Nabo bashyingiraga, bagemuriraga, bagenderanaga, yewe bakoranaga byinshi ntarondora, ariko ibyo ntibyabujije kubiraramo bakabacocagura imitwe. Mu y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane wabaye nk'imperuka ku bwoko bw'Abatutsi, aho abasore bari baratojwe gukubita mu cyico, ari bo interahamwe ndetse n'ingabo za leta, bicaga uwo bahuye nawe wese, yewe badasize n'iyo nka. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe bamwe mu bahanzi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Mwabakundaga muri benshi, twabakundaga turi benshi, na n'ubu tugikunda indirimbo zabo, gusa Jenoside yakorewe Abatutsi yarabahitanye. Gusa muri iyi video byagorana ko twarondora abahanzi bose uko bakabaye, kuko icyo gihe kumenyekana ntibyari byoroshye nk'ubu, ndetse kandi wenda yaba yarazwi n'abantu benshi cyangwa se abari kubara inkuru y'uko bakundaga ibihangano bye, bakaba nabo barishwe muri Jenoside, dore ko hapfuye abarenga miliyoni y'abantu mu minsi 100 gusa. Twibuke twiyubaka rero turebera hamwe abahanzi twakundaga, ni ukwibuka mu mateka ya kera, tukibukiranya kugira ngo ibihangano byabo bitazazima. Ubu utarabasha kubona muri iyi video, umutwandikire muri comment ndetse n'indirimbo ye wakundaga. Tubahereye kuri Rugamba Sipiriyani, azwi cyane mu ndirimbo nyinshi zirimo Amasimbi n'Amakombe. Yakoraga indirimbo zari zinogeye amatwi, zumvaga na benshi kandi zigakundwa na benshi, na n'ubu tugikunda. Imwe mu nkuru yasohotse mu mvaho nshya mu 2011 ivuga ko ubwo Rugamba yicwaga muri Jenoside yari kumwe n'abandi bahanzi ndetse n'umuryango we. Tuzahora tubibuka. Undi muhanzi napfa kurenza ingohi yitwa Sebanani Andre, ni umuhanzi warigaruriye imitima ya benshi bitewe n'uburyo yajyaga mu nganzo akaririmba indirimbo zururutsa imitima ya benshi, harimo nka Karimi ka Shyari, Mama Munyana ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Nawe watutwandikira muri comment iye wakundaga cyane. Ikindi wamumenyaho kandi yari umucuranzi mwiza muri orchestre Impara, ndetse akaba yaranakunzwe gukina mu nkinamico zatambukaga kuri Radio Rwanda. Nawe tuzahora tumwibuka. Undi muhanzi nawe tutapfa kwibagirwa yitwa Bizimana Roti, azwi cyane mu ndirimbo yitwaga Nsigaye ndi umuzungu. Yari umuhanzi waririmbaga mu mashyengo ye menshi, ariko bikaba byagorana kumva indirimbo ze ukaburamo ubutumwa, kuko yaririmbaga indirimbo zirimo ubutumwa, byagoranaga ko wayumvaga ntugire ikintu ukuramo. Gusa nawe Jenoside yaramudutwaye. Undi muhanzi tutazigera twibagirwa bamwita Uwimbabazi Agnes, wari umugore wa Bizimungu Dieudonné, bakaba bararirimbanaga. Uyu Agnes ijwi rye ryumvikanye cyangwa se ryamenyekanye cyane mu ndirimbo yitwa Umunini. Uyu yari umugabo n'umugore bose bakoranaga umurimo wo kuririmba indirimbo zakundwaga na benshi, na n'ubu benshi bagifata akaradiyo bakicara batuje bakazikina. Nawe tuzahora tumwibuka ndetse n'umugabo we, dore ko bose bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Undi muhanzi byagorana kwibagirwa ni umugabo witwa Karemera Rodrigue, n'umwe nawe byagorana kwibagirana keretse ufite impano yo kwirengagiza, kuko niyo waba utemera urukwavu ko ruryoha ntiwanahakana ko ruzi kwiruka. Uyu Karemera nawe yabaga yageze mu nganzo ikamutwara, bityo igihangano yashyiraga hanze cyabaga gitegeranyijwe amatsiko, dore ko kugeza n'ubu indirimbo ze zicyumva na benshi, harimo nk'indirimbo yitwaga
Oba ari ijoro ndetse n'indi bitaga kwibuka n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye tutabasha kurondora, gusa nawe wahita udushyira muri komenti iyiwe wakundaga cyane. Ikindi kandi wamenya aho yari afite umwana witwa Iradukunda Valerie Karemera, nawe wamenyekanye cyane mu ndirimbo rakonta ndetse cyangwa se ihorere munyana, nayo akaba ari indirimbo yahimbiwe na se mu 1990. nawe tuzahora tumwibuka. Naha rero mbaye mpiniye urutonde rwacu, gusa nimba hari uwo tutavuze wamutwandikira muri komenti tukazamugarukaho mu biganiro byacu bitaha. Ntibiba byoroshye, dukomeze kwibuka twiyubaka.